ndagusabira Imana muri uyu mugoroba wowe unkurikirana. Imana ikuzanira imbaraga, Imana iguhereza ububasha, Imana igusukeho umuriro, Imana igusukeho ubutwari, Imana igusukeho igitinyiro, Imana igusukeho muhemu yayo. Agasuzuguro kabaye kenshi ku buzima bwawe, agasuzuguro kabaye kenshi kazanwa na Satani n'abadayimoni be. Imana igushyirireho imbaraga zinyeganyeza ibi byose. Imana igushyirireho imbaraga zinyeganyeza ubutware bw'umwijima. Igihe wasengeye, igihe waririmbiye, igihe wavugiye Imana, ariko ikigeragezo cyanze kuva ku mbuga yawe, ndasaba Imana kugira ngo igusure uyu mugoroba. Ndasaba Imana kugira ngo ukimara kwakira iyi video, Imana ize igusure, dukorane isengesho, Imana ize igusure, ihagurutse ibyanze guhaguruka. Birashoboka ko wowe nta mbaraga ufite zo kubihagurutsa, birashoboka ko wowe nta bubasha ufite bwo guhagurutsa ibi, ariko Imana ubwayo yiyizire mu kibazo cyawe, yiyizire mu kibazo cyawe. Yakobo yari umuntu nkatwe. Yakobo ntabwo ari uko yari ikirengera cyangwa se yari umuntu urengeye cyangwa se usumba abandi. Icyo abikoze hari ukuntu umuntu asumba abandi mu buryo bwo kubana n'Imana. Iki kintu Yakobo yakoze nawe wagikora, kandi wagikora bigashoboka. Ikintu Yakobo yakoze kugira ngo Imana ibane nawe, kugira ngo Imana izikirane nawe, nawe wagikora. Kuko nta kindi, nta zindi mbaraga, nta yandi mashuri buretse iki ngiki Yakobo yakoze. Ni ibintu bitatu biruhiriza ubusa n'isi yabo ibayobora kugukorera ikibi, kuko dufite Imana iduporoteje. Imana yacu iri hafi. Imana yitegereza Yakobo, imenya ko ayikeneye, ariko yamwitegereje ryari? Yamubonye ryari? Ni ibintu bitatu nibyo twavuze. Ngo Yakobo akirana na marayika w'Imana. Yakiranye nayo ryari? Yakiranye nawe ryari? Ese ibi bintu wowe urabikora? Ni ibintu bitatu. Isi n'abayirimo ndetse n'ibitekerezo byabo byo kumva ko bazakurenganya, byo kumva ko bazakuzinga ntubyare, byo kumva ko bazakuzinga ntushake, byo kumva ko bazakuzinga washaka ntubyare, bakumva ko ubyaye ntibazakure, bakumva ko bakuze bataziga. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ndayigusabira kugira ngo ise iwawe iyi mibabaro, aya marira, iki cyuya uhora wihanagura cyazi gushira, Imana ikiguhanagure mu izina rya Yesu Kristo. Turabaramukije ubwoko bw'Imana, nshuti z'umusaraba mwebwe mwese mudukurikirana muri ku migabane itandukanye, Aziya, Oceania, Australia, Uburayi ndetse na hano muri Afurika. Turabakunda cyane. Turabizi ko mubana natwe uko bwije ndetse n'uko bukeye. Muri iyi video yacu tugiye kubonamo ibintu bitatu byatuma Imana iza iwawe. Ibintu bitatu byatuma Imana iza iwawe, igakuraho ya mikoshi, igakuraho ya magambo, igakuraho bwa bugumba, igakuraho ndetse na bya bindi byose bikuziritse utaruzi ko byashoboka. Tugiye kubona muri iyi video. Dufite umutwe w'amagambo uri buze kutubwira ngo Yakobo akirana na marayika w'Imana. Iri jambo turi mu rusange mu gitabo cy'Itangiriro, ibice 32, uhereye ku murongo waho wa 23 ukageza kuri 33. Izi nkuru niho uzibona. Inkuru za Yakobo akirana n'Imana. Ese ni ryari umuntu akirana n'Imana? Izi ni zo nkuru tugiye kureba. Ni ibintu bitatu byonyine bishobora gutuma Imana ikwishimira. Icyambere, gutindana n'Imana. Icya kabiri, kuyiha umutima wawe wose, nta na kimwe wisigarije. Hari ugutindana n'Imana. Urumva utindana niyo wamenye. Uyu utarayimenya ntabwo twavuga ngo watindanye n'Imana, no. Harimo kubanza kumenya Imana, wamara kuyimenya rero sasa ugatindana nayo. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ni ukuyiha umutima wawe wose. Icya gatatu ni ukumenya igihe cyo kubana nayo.
ibi bintu uko ari bitatu niba ubikora Imana ntizi wawe ngo uyirekure. Reka dusome iri jambo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yakobo akirana nande na marayika w'Imana, abyuka muri iryo joro ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke ze zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki, arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo kunyonga z'itako rye, umutsi wo kunyonga y'itako rye rya Yakobo urareguka. Bagikirana, uwo mugabo aramubwira ati, ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati, sinkurekura utampaye iki? Umugisha. Aha niho mujya mwumva rya jambo rivuga ngo ntabwo nshobora kukurekura utampaye umugisha. Impamvu Yakobo atashakaga kurekura Imana itamuhaye umugisha nuko ngo yari azi igihe cy'umugisha, yabonaga ko igihe cy'umugisha kigeze. Aravuga ngo Imana kuba yaje iwanjye na profise iramutse isohotse ntabonye umugisha ni umwaka w'iteka ryose. Niyo mpamvu nakubwiye ngo mwibi bintu bitatu umenye igihe cyo gusabiramo, umenye igihe cyo kwambarizamo Imana. Kabiri, umenye ko ukwiriye kuyambaza wabashije gutindana nayo. Gatatu, umenye neza ko kugira ngo ibashe kuza iwawe ari uko warayihaye umutima wawe wose. Sinshobora kukurekura utampaye umugisha. Ndagusaba muvandimwe, nturekure Imana itaguhaye umugisha. Yifate na Yesu Kristo ubwe yafataga umwanya akazamuka umusozi. Niba Imana uyiha umwanya wawe ukazamuka umusozi ugaca bugufi, hariho abantu benshi bambaza Imana mu muhanda bagenda gusa, agahora abyuka agenda mana 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 mana, akirirwa acumurira muri bya bintu, agataha ari muri Mana, nta mwanya wo guha Imana abona. Yarangiza ngo Imana ntabwo inkunda. Tumenye igihe cyo gusabiramo Imana, tumenye neza, kuko iyo ubanye n'Imana ukayiha umwanya ugenda umenya n'ibihe ushobora kuboneramo umugisha. Hari igihe cyo gusaba ubukizi, hari n'igihe cyo guceceka ubukizi, hari n'igihe cyo gusonza. Iryo shuri uburizi ko ugomba kuricamo. Iyo uhereza Imana umwanya, ibyawe byose bikaba mu Mana. Haleluya. Ntabwo uhora usakuza nk'inyoni. Imana ibampera umugisha. Sinshobora kukurekura utampaye iki? Umugisha. 28. Aramubaza ati, witwa nde? Imana nutindana nayo irasiga nayo ikubajije izina. Imana yibajije uburyo ki Yakobo yasobanukiwe ibi bintu uko ari bitatu, akayiha, agafata umuryango wose n'ibyo afite akabyohereza, ariko we wagasigarana nayo. Haleluya. Birashoboka ko ubutunzi ufite wakwemera bukagenda ariko ugasigarana n'Imana. Abantu benshi bashobora kumva ibi bintu abango kuki yari yarashatse abagore benshi, ariko nagira ngo nkubwire ngo inshoreke ni ibindi bintu bitari byiza, bitari bushimisha Imana, byari bimuri inyuma, ariko aremera arabirekura, birambuka biragenda, ngasigarana n'iki? N'umwanya w'Imana wonyine. Wa mwanya yaje kubonamo n'Imana, Imana iramusura iri mu ishusho y'umugabo, ariko amenya ko ari Imana yagize gute? Yaje. Witwa nde? Ariko imubaza ko mbona ibintu ukora hari ibintu bidasanzwe. Witwa nde? Si uko yari iyobewe ko ari Yakobo, ahubwo yagiraga imwereka urugendo rw'umugisha agiye kubona. Niba ukora ibi bintu nawe umugisha urawubona. Aramusubiza ati, ndi Yakobo. 29. Aramubwira ati, ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Haleluya. Yakobo aramubwira ati, ndakwinginze mbwira izina ryawe. Yakobo nawe yahise agira amatsiko, haravuga ati, nanjye ntabwo wagenderaho, banza umbwira izina ryawe, ko waje usa n'umuntu, ko waje ugaragara nkaho woroheje, urinde ubundi. Tekereza ko yari ari gusaba umugisha, wavuga ngo none se yasabaga umugisha watazi, ariko uko yijijishije ikamubaza izina, ni nako nawe yijijishije
ayibaza izina. Haleluya. Kugira ngo ajye amenya neza umugisha ari kwakira uwo ari we, ataza kuba yitiranije ibi. Haleluya. Ngo mbese wowe witwa nde? Umbwire izina ryawe. Arambaza ati ni iki gitumye umbaza izina ryanjye? Iyo ni Imana yamubazaga. Amuherayo umugisha. Yakobo yita aho hantu Penuweli, ati ndebesheje Imana amaso sinapfa. Imana ishimwe cyane. Izuba rirasa akirenga Penuweli. Bivuze ngo bagitandukanaho gato gusa izuba ryararashe, bamaranye umwanya muremure n'Imana. Ese wowe ahantu Imana yaguhereye umugisha wahise izina? Uru ni urwibutso Imana ishaka kuyimenya. Imana irashaka ko tuyimenya kugira ngo idukureho umwaku. Nta yindi propaganda yindi yo kugira ngo ikibazo ufite kikemuke, buretse kugira ute? Gutindana n'Imana, ukamenyera igihe cyo kuyisabiramo, ndetse kandi ukayiha umutima wawe wose. Ntabwo watindana n'iyo utahaye umwanya, kandi ntiwasaba iyo utazi. Ndabakunda cyane. Ngizuba rirasa akirenga Penuweli. Ubwo nibwo yari akiharenga. Hahandi yahereye umugisha Yakobo, yamuhinduriye izina, isiga yitwa Isirayeli. Nawe arangije izina arihindura aho yari ari. Nawe aravuga ati nanjye ahantu ndahabatiza. Ubwo mpabatirijwe nanjye ndahabatiza. Ahita izina rishya nawe nk'uko ahakuye izina rishya. Haleluya. Ndagusabiye kugira ngo Imana igusure. Haleluya. Ndagusabiye kugira ngo ubone umugisha Imana itanga. Haleluya. Ngacumbagizwa n'ikibero cye, aho Imana yari yamukoze bakirana. Hari aho tujya ducumbagira, hari aho tujya ducumbagira, ariko Imana igire gute? Ikugorore. Ubutayu yakunyujijemwo ibugukuraho kugira ngo gucumbagira kurangire, iguhindurire izina. Ngibyo nibyo bituma Abisirayeli batarya umutsima wo kwitako. Umutsi wo kwitako uri ku kibero na bugingo n'ubu, kuko wa mugabo yakoze ku mutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Icyampa nawe Imana ikagusura uyu mugoroba, ikagusura iki gitondo, ikagusura mu manwa hagati. Reka dusenge. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, se w'umwami wacu Yesu Kristo, intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cyo kwa Dawidi. Ndagushimiye ku bwa Yakobo, imbabazi wamugiriye, ukamusura, ugakirana nawe, ukamufasha, ukamukiza. Bari kugenderera umuntu wese unyumva, bari kugenderera umuntu wese undeba, bari kugenderera umuntu wese urushe, bari kugenderera umuntu wese uremererewe. Wite kumukure mu cyanya yararimo, umushire mu kindi cyanya, umukureho insingo, umukureho uburwayi, umukureho ubukene, umukureho ibimuhiga, ibimubyimbisha amaguru, ibimurya mu mutwe, ibimusinga amaboko, ingingo zose, umugongo ndetse n'umuntu. Uwiteka, mwita izina ry'ubuzima, mwita izina ry'amahoro. Igihe amaze aryamye mu ngobyi, icyo kibe kirahagije. Nawe kuri bwa buri aho yasuzuguriwe ahite izina, kuko Uwiteka amuhinduririye amateka. Ndagushimiye cyane. Reka umuntu wese ukurikirana iki gicaniro Kibanga TV, Uwiteka Nyiringabo umuhereza umugisha abisi badatanga, ikirenze kuri icyo uzamuhereze n'ubugingo buhoraho. Urakoze. Ndagushimiye ko buri muntu wese umusanga ukamwitaho, akakumenya, akaguha umwanya. Uwiteka akamenya icyo kugusabiramo, Uwiteka Nyiringabo, kugira ngo nawe nuza utamucika, utamuhaye umugisha. Ndagushimiye kuko urakuyibasha umunsi n'ibihe bidashira. Amen. Murakoze cyane. Niba utarakora subscribe, like, comment and share,
urakwiriye kubikora kugira ngo udufashe udushyigikire uyu murimo w'Imana ugere kure. Kandi inyungu nyinshi ufite ni uko mu gihe dushyizeho ubutumwa ni ukuri uzajya uhita ubona notification yacu mu bantu ba mbere. Muri abantu b'abagabo rero mubana natwe, duhe Imana umwanya nayo kugira ngo iduhe umwanya. Murakoze, mugire ibihe byiza.